rwose reka nangire musuhuza cyane ari nako mwikaze nanone inshuti mukunzi bakadasohoka ku makuru n'inkuru zihariye tudahuyema kukugeza uko bwije no kubukeye wahisemo neza cyane kubana natwe hano kuri Chifurandi News no muyoboro w'amakuru ndetse n'inkuru zizewe utasanga handi. Uyu munsi rero munyemerere tugaruke kuri iri jambo rya Colonel Nangaa. Ni jambo muzukuri rikomeye cyane yavugiyemo ingingo zitandukanye. Ni mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 22 abanyamurenge baguye igatumba bakorewe ubwicanyi ndengakamere. Aba banyekongo n'ubundi babwita genocide bakorewe kuko n'ubwicanyi bwari bugamije kubatsemba no kubakuraho burundu kandi ababikoze barahari baranabyemera. Rero muri iri jambo Colonel Nangaa yavugiyemo ingingo nyinshi zitandukanye zigamije rwose gufata mu mugongo aba banyamurenge babuze ababo ndetse no kubahumuriza. Ariko nanone iri jambo nanone yahishuriyemo indi migambi misha y'uyu mutwe wa M23 aho yagarutse ku buryo cy'ingo minembwe igomba kurindwa hakoreshejwe izindi strategy ko rwose minembwe itacungwa ubwayo yonyine cyangwa se umutekano wayo usesuye utaturuka mu kwicunga gusa ahubwo ko n'ibindi bice byose biyegereye bigomba gufatwa za Uvira, za Fizi, za Baraka, za Kisangani, za Lumbumbashi ngo naho bagomba kuhagera. Iyo rwose singe ubikuye mu mutwe wanjye ahubwo biri muri iri jambo Colonel Nangaa yagejeje kuri aba banyekongo. Ndagira ngo rero turigarukeho ubundi iri jambo ritubere inzira ituganisha ku yandi makuru akomeye cyane avugwa ku mugambi mushya uyu mutwe wa AFC M23 uri gutegurira inyuma mu bikari ugamije guhindura ishusho y'urugamba. Mu gihe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo bari mu myiteguro yo guhindura ishusho y'urugamba rwabo, M23 nayo ntabwo isinziriye kuko iri jambo rya Colonel Nangaa rigaragaza mu by'ukuri imigambi misha M23 iri gutegurira mu bikari byabo iyo ngiyo zagomana za Bukavu. So rero urabyiyumvira n'ubundi nkuko nawe yabisobanuye cyane ko impamvu avuga ko ibyo bigomba gukorwa, iyo ntambara igomba kugeraho ngaho bakigarurira ibyo bice byose nakubwiye haruguru, ni mu ntego yo guhagarika ubwicanyi bukorerwa abanyekongo ndetse no gukuraho ubuyobozi bubi butitaye kubiba ku baturage, butitaye ku mfu za hato na hato zigera ku baturage bicwa bazizwa uko bavutse. Ikazero cyane hano kuri Chifurandi News, kora kuri subscribe kugira ngo inkuru n'amakuru byizewe bijye bikugeraho kugiye mu buryo bukoroheye cyane. Iri jambo rero ndagufasha kurisobanukirwa mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi cyumvikana neza, niyo mpamvu ndi hano. Ikaze cyane. Ijambo rya Colonel Nangaa ritangira gutya. Aujourd'hui c'est la commémoration. Et quand on parle de commémoration, nous nous souvenons. Uyu munsi ni umunsi wo kwibuka. Iyo tuvuga kwibuka twibuka ibintu bibi byabaye, ariko nanone ni umwanya wo gukura isomo muri ibyo byabaye tugakomera kandi ntiducike intege ahubwo tugakomeza urugamba. Uyu munsi nitwakomeje gukoma amashyi umunsi wose, ariko ku magambo make ngiye kubagezaho ndabasaba gukoma amashyi mu rwego rwo guha icyubahiro abo tugiye kwibuka. Kuri uyu munsi wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 22 y'ibyago byabereye igatumba, ndashaka kubabwira ibintu bitatu gusa. Icyambere, Gatumba ni amateka. Abacu barapfuye, bambuwe ubuzima mu buryo bubabaje kandi bubabaje cyane pe. Ntituzigira tubibagirwa. Kandi kuri ibyo byose byavuzwe ndetse n'inshingano zisigaye kuri twe, ndashaka kubabwira ni tugomba kureba Gatumba nk'isomo ry'amateka, ariko amaso yacu akwiye cyane cyane kwerekeza ku hazaza. Kuki ari uko? Ni ukubera ko Gatumba cyangwa se ingaruka z'ibyari bigize Gatumba zishobora kuba zaravuye mu Burundi ariko ziracyakomeza kugaragara muri Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Fizi no mu duce tuyikikije. Ubwicanyi bwarakomeje, abantu bakomeza kubuzwa ubwisanzure no kugotwa. Ariko mu byumweru bike bishize twishimiye kubona ko icyizere cyatangiye kongera kuvuka, cyane cyane kubera ukurwanya kw'abaturage bo muri ako gace, ariko kandi cyane cyane kubera ko uyu munsi imbaraga zacu zahujwe kandi zikagira uruhare rukomeye mu gutabara ako karere.
uyu munsi abakobwa bacu, abahungu bacu, abasaza bacu, ababyeyi bacu batwoherereje ubutumwa buvuga ko amaherezo bashobora gutangira kongera kugira icyizere, bakabona ko bashobora kubaho no gusinzira bafite umutekano. Ariko ubutumwa nshaka kubagezaho n'ubu: tugomba kugarura no gukomeza umutekano mu misozi miremire no mu misozi yo hagati. Tugomba gutuma Minembwe igira umutekano usesuye. Umwe mu bajyanama banjye yigeze kwinjira mu biro byanjye arira cyane. Minembwe yari hafi gufatwa burundu, ariko naramurebye ndamubwira nti, umva, Minembwe ntabwo izigera igwa mu maboko y'umwanzi, oya nta na rimwe. Hashize iminsi ine gusa ntitwari tukiri muri Minembwe gusa, ahubwo twari twageze no hakurya ya Point Zero. Ubutumwa bwa kabiri rero nshaka kubagezaho, turareba ahazaza ndetse n'ubu. Minembwe igomba kugira umutekano, imisozi miremire igomba gutekana, kandi abanyamurenge bagomba kugira umutekano. Ariko si abanyamurenge bonyine, ababembe, abashi, abavira, abafuriru n'andi matsinda yose nabo bafite uburenganzira ku mutekano kimwe n'undi munyekongo wese. Ariko ntidushobora kurinda Minembwe cyangwa ngo tuyiheshe umutekano twishingikirije kuri Minembwe yonyine. Niyo mpamvu ubutumwa bwa kabiri ari ubu: twishyire hamwe, duhurize hamwe imbaraga zacu, kandi dutume umutekano wa Minembwe uba ikintu kidashidikanywaho kandi kirambye. Ibyo ntibigomba gukorerwa i Goma na Bukavu, ahubwo bigomba no gukorerwa i Fizi, Baraka, Uvira na Karemi, ariko cyane cyane i Kolwezi na Lumbumbashi. Ibyo bigomba gukorwa. Wabyumvise? Reka dukomeze. Kandi uyu ni umwanya wo kubabwira ikindi. Mumaze kumva bavuga kuri AFC na M23, mumaze kumva bavuga kuri Pirana, ndetse mumaze kumva bavuga ku mitwe n'imbaraga za politike zitandukanye. Ndababwira nti, birashoboka ko mbere twari dutandukanye kubera aho twari dutuye, ariko uyu munsi twahuriye hamwe, turi ku butaka bumwe kandi dufite intego imwe. Ni inshingano zacu twese uko turi hano twese, kandi ni nabwo buryo bwiza dushobora kwibukamo abaguye i Gatumba ndetse n'abandi baguye muri iyi minsi barwanira ubutabera. Dufite inshingano zo guhuriza hamwe imbaraga zacu zose za politike, tukazihindura imbaraga imwe, ndetse tukubaka ingabo imwe rukumbi ifite ububasha bwemewe bwo gukoresha ingufu n'imbaraga za gisirikare ku buryo ishobora kurinda umutekano, kongera kubaka leta no gushyiraho ubutabera. Kuko nta butabera nta leta nyakuri dushobora kugira. Ubutumwa bwa gatatu: Gatumba ibe urumuri rutuyobora. Nk'uko twigeze kurira cyane, ubu amarira yacu akwiye guhinduka inseko n'ibyishimo. Nk'uko twagize iminsi y'icyunamo, ubu icyunamo cyacu kigomba guhinduka umunsi wo kwibuka mu cyubahiro no mu byishimo. Ibibazo byacu, ivangura, akarengane no kwigwizayo byagiye biranga Kongo, bikwiye kuba isomo n'umusingi wo kubakiraho igihugu cya Kongo, aho abantu bazabana mu mahoro kandi mu bumwe, bikaba impamo. Kuri inshuro ya 22 yo kwibuka Gatumba, ndasoza nibutsa ibyo abavuze mbere yanjye bavuze. Ubutabera buzatangwa ku bishwe n'abakoze ubwicanyi bw'i Gatumba. Kuri ibyo nta kindi nsigaje kubabwira uretse kubashimira mu izina rya Alliance Fleuve Congo ndetse n'inama y'ubuyobozi bw'uyu muryango. Nongeye kubashimira. Ndabashimira ko mwatanze uyu mwanya. Ndabashimira ko mutibagiwe abapfuye. Ndabashimira ko mutibagiwe abakirwana uyu munsi baharanira ubwo butabera. Ndabashimira ko mutibagiwe abapfa ku manywa na nijoro baharanira ko igihugu cyacu kigira ejo hazaza heza. Ariko ndashaka kubabwira n'ikindi kintu. Igihe cyo gutegereza cyararangiye. Narababwiye, iyo umuntu ategereje igihe kirekire, ukwizera kwe gushobora kugabanuka. Nk'uko abemera babivuga, ukwizera guturuka ku byo umuntu yiringira,
kandi ategereje. Kubera gutegereza igihe kirekire, hari abantu batangiye kumva inkuru n'ibitekerezo bivuga ku bwene gihugu. Hari n'abantu biyita abakunda igihugu kurusha abandi batangiye gutekereza ko wenda ibyo bavuga ari ukuri kuzuye. Ariko ukuri kandi ari nako ndangirizaho nuko ntabwo ushobora guhindura umunyekongo ngo areke kuba umunyekongo. Muri abanyekongo, mwahoze muri abanyekongo, ubu muri abanyekongo kandi muzahora muri abanyekongo. Kandi nta muntu n'umwe rwose n'umwe ufite uburenganzira bwo guhindura ubwene gihugu bwanyu. Murakoze cyane. Iryo rero ni ryo jambo Colonel Nangaa yagejeje rwose kubitabiriye umuhango wo kwibuka abaguye mu bitero bya Gatumba byatwaye ubuzima bwabo. Haguye abantu mu by'ukuri batari bake bari mu majana. So rero icyo wamenya nuko iri jambo rya Colonel Nangaa ritari rigambiriye gutanga ubutumwa gusa ku byerekeye abaguye Gatumba no kubahumuriza gusa, ahubwo ni n'ijambo ryari rigamije guha ubutumwa bukomeye cyane leta ya Kinshasa ko rwose uyu mutwe wa AFC M23 nawo uri mu myiteguro y'intambara ikaze cyane ngo izabohoza imijyi irimo za Lumbumbashi, za Karemi, za Uvira n'ahandi henshi hatandukanye. Ibi ngibi rwose uyu mutwe urabyemeza. Gatumba, Minembwe, Fizi, Baraka, Uvira, Karemi, Kolwezi, Lumbumbashi, ibi byose bizakorwa mu rwego rwo guhuza imbaraga n'igisirikare mu kongera kubaka leta. Mu by'ukuri igihari nuko AFC M23 ivuga ko ibi byose ibikora rwose mu rwego rwo kurinda abaturage b'abanyekongo. Mu by'ukuri nyuma yo kuvuga ko Minembwe ikwiye kurindwa, we ahita avuga ko umutekano wayo udashobora kuva muri Minembwe yonyine, ko rero ikwiye n'ubundi gucungwa hakoreshejwe imbaraga za gisirikare, ndetse ibi byose bikwiye gukorwa mu rwego rwo kurinda ko habaho ibikorwa bishobora guhitana ubuzima bw'abaturage. Mu by'ukuri reka twinjire mu busenguzi bwimbitse kuko nibwo uri bugufashe gusobanukirwa ibi byose bikomeje kukubana urujijo. Mu by'ukuri usesenguye neza ijambo ryatangiye mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 22 abiciwe i Gatumba, usanga ritari ijambo ryo kwibuka gusa, ryari ririmo ubutumwa bwa politike, ubutumwa bujyanye n'umutekano, ndetse n'amagambo ashobora gusomwa nk'agaragaza icyerekezo gishya cy'ibikorwa bya AFC M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi Colonel Nangaa yatangiye avuga kuri Gatumba n'abishwe, ariko nyuma yaho atangira kuvuga ku mutekano wa Minembwe. Aha niho ijambo ritangira guhinduka. Yavuze ko Minembwe idashobora n'ubundi kurindwa hashingiwe kuri Minembwe yonyine, ahubwo avuga ko hagomba kubaho imbaraga zituruka mu tundi duce. Amaze kuvuga Goma na Bukavu, yahise avuga ko Fizi, Baraka, Uvira, Karemi, Kolwezi na Lumbumbashi ari byo bikwiye gushingirwaho mu kurinda Minembwe. Ibi rero ni ingenzi cyane kuko iyo umuntu avuga gusa ati tugomba kurinda Minembwe, ubutumwa buba bwibanze ku gace kamwe, ariko iyo avuga ati umutekano wa Minembwe ugomba guturuka no muri Fizi, Baraka, Uvira, Karemi, Kolwezi na Lumbumbashi, abatangiye n'ubundi kuvuga ku gace kanini cyane karenze Minembwe. Niyo mpamvu rero iyi diskuru ikwiye gusomwa nk'ijambo rifite icyerekezo kirenze ikibazo cya Minembwe gusa. Fizi rero ni ahantu hafite agaciro gakomeye cyane mu buryo bw'umutekano n'ubucuruzi. Minembwe iri mu misozi miremire, mu gihe Fizi ifite inzira zihuza uturere two mu misozi n'utundi duce two hasi. Niyo mpamvu rero kugenzura cyangwa kugira ijambo rikomeye cyane muri Fizi bishobora kugira icyo bihindura ku mutekano wa Minembwe. Iyo rero Nangaa avuga ngo ntidushobora kurinda Minembwe dushingiye kuri Minembwe gusa, hanyuma agahita avuga Fizi, ntabwo mu by'ukuri ari ibintu bigomba gufatwa nk'amagambo ari aho ngaho yoroheje, ahubwo ibi ngibi mu by'ukuri bisobanura ko Minembwe ikeneye ahantu hanini hafasha kuyirinda no kuyihuza n'utundi duce. Aha niho rero umuntu ashobora gutangira kwibaza, ese Fizi yaba iri mu turere AFC M23 ishaka kwigarurira, ishaka kugiramo uruhare runini mu kugenzura mu kukagenzura mu gihe kiri imbere? Mu by'ukuri igisubizo ni yego, kuko Fizi nta gace k'ingenzi cyane
kandi aka gace karamutse gafashwe n'umwanzi mu buryo bwuzuye kuko na gace mu by'ukuri yego kagenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa ariko nabo hari utundi duce mu by'ukuri twegereye Fizi ndetse ibi ngibi nanone nibyo birushaho gutera impungenge abatuye za Minembwe kuko ufite Fizi abafite rwose uburenganzira bwo kuba yagaba ibitero za Minembwe mu buryo ubumworoheye cyane. Aka gace rero ni ingenzi cyane kuri AFC M23 kandi M23 iramutse ikigaruriye aka gace kababera amarembo abaganisha mu tundi duce tw'ingenzi cyane duherereye muri icyo gice dushobora kubageza za Kisangani n'ahandi henshi hatandukanye. Akandi gace rero yagarutseho ni Baraka rero yo ni ingenzi kurushaho. Iyo tugeze kuri Baraka ibintu birushaho guhinduka. Baraka mu by'ukuri ni umujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika kandi ufite akamaro mu bijyanye n'ubucuruzi, ingendo no guhuza uturere. Niyo mpamvu rero ushobora kureba Minembwe na Baraka nk'ahantu habiri hafite imiterere itandukanye. Minembwe yo ni ahantu h'imisozi nk'uko nabikubwiye, naho Baraka ni umujyi n'inzira z'ingenzi zihuza uturere. Iyo umuntu rero ashaka ko Minembwe igira umutekano urambye, ntabwo bihagije kuguma mu misozi gusa, agomba no kureba inzira ziva kandi zijya nanone muri iyo misozi. Niyo mpamvu rero kuvuga Fizi na Baraka muri uyu murongo bishobora rwose kuba bifite ibisobanuro bikomeye. Rero niyo mpamvu M23 aka gace nako ikifuza kuko ni n'agace kabarizwamo ubucuruzi. Mu by'ukuri aka gace ntabwo kagira inyungu kuri M23 mu bigendanye n'umutekano gusa, ahubwo no mu bigendanye n'ubukungu. Aka gace gatuwemo n'abaturage benshi kandi bakora ibikorwa by'ubucuruzi. Rero aka gace gaturukamo imisoro myinshi. Ahandi rero ni Uvira, ahangaha ho so bwa mbere baba bahigaruriye, nta nubwo ari ingenzi aka gace n'ubundi kugatindaho. Muzi icyo aka gace n'ubundi gasobanuye kuri M23. Ibi ngibi birimo n'ubundi uguhagarika ubufasha bw'ingabo z'u Burundi muri intambara. Igihe Uvira yaba ifashwe na M23 mu buryo bwuzuye 100%, bisobanuye ko M23 nayo yabigize amahirwe yo gukuraho ubufasha bw'ingabo z'u Burundi muri intambara. Aka gace mu gufatwa na M23, ingabo z'u Burundi zaba zibuze cyangwa se zitakaje aho zari zisanzwe zifashisha mu kwinjira muri intambara, ndetse zaba zibuze n'agace k'ingenzi cyane gasobanuye byinshi ku mutekano wabo, kuko mwarabibonye igihe M23 yakigaruriraga byateje akavuyo ndetse n'ubwoba bukomeye cyane. Akandi gace rero ni Kareme iri ku kiyaga nako na agace kari ku kiyaga cya Tanganyika, ariko nanone iri muri Tanganyika province cyangwa se mu ntara ya Tanganyika. Iyo Kareme rero nanone yegereye Fizi, Baraka, Uvira. Mu by'ukuri uva Fizi ukagana Baraka ukinjira ubundi Uvira. N'uduce mu by'ukuri twegeranye cyane. Rero aka gace nako ni ingenzi cyane kuri uyu mutwe. So rero ikigendanye n'ikiri guteza impaka ni ku ngingo yerekeye Kolwezi na Lumbumbashi. Ahangaha rero niho ibintu mu by'ukuri biri kurushaho gutera urujijo ndetse n'ubwoba, kuko Koloneli Nangaa kuvuga ngo Kolwezi na Lumbumbashi ngo bisobanuye byinshi ku mutekano wa Minembwe, aba avuze ibintu bikomeye cyane, kuko utu duce turi mu ntera ndende cyane ugereranyije naho Minembwe iherereye. Mu by'ukuri icyo nicyo gice mu by'ukuri kikuye kwitabwaho cyane ku kigendanye n'ubusesenguzi bwacu, kuko Kolwezi na Lumbumbashi bitandukanye cyane na za Minembwe. Ni mu gice cya Katanga kandi bifite akamaro gakomeye cyane mu bukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buhakorerwa. None se kuki ubundi umuntu uri kuvuga ku mutekano wa Minembwe yagera kuri Kolwezi na Lumbumbashi? Mu by'ukuri hari ibisobanuro bigera kuri bibiri bishoboka. Icya mbere, ashobora kuba avuga ku gukwirakwiza umutekano mu gihugu, ashobora kuba ashaka n'ubundi kuvuga ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kidakwiye kurebwa i Goma na Bukavu gusa, ahubwo ngo hakenewe imbaraga zituruka no mu bindi bice by'igihugu. Icya kabiri rero nuko M23 ifite intego yo kwagura ibice igenzura mu bigendanye no kugomeza kugira imbaraga. Rero nanone mu by'ukuri ikigendanye na Lumbumbashi ndetse na Kolwezi, hari bamwe babifata rwose nk'ibintu mu by'ukuri byo kwitondera cyane, kuko M23 ahangaha itagambiriye ukurengera ubuzima bw'abahatuye, kuko abahatuye ngo nabwicanyi bakorerwa ngo ndetse utu duce ngo ni tumwe mu duce tubarizwamo umutekano, cyane ko n'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahatuye ngo nta bibazo bahura nabyo
ngo nta gace mu by'ukuri kabarizwamo umutekano, kandi nanone Katanga ni intara nini cyane. Rero ibi ngibi byatwara ikiguzi ngo kidasanzwe uyu mutwe wa M23 kugira ngo ugere ku ntego zo kwigarurira aka gace ka Kolwezi ndetse na za Lumbumbashi.